umutima wanjye ufite iki? Agahinda kenshi kenda kunyica. Yego. Nimugume hano mubane nanjye maso nanjye. Yego. Nshuti yanjye mwene data, kuri iyi Pasika icyampa Kristo akakugirana hirya. Cya kabiri, icyampa Kristo akakubonamo wazahagarara neza mu bigiye kukubaho nk'ibye. Icya gatatu, icyampa Kristo akakwizera ku buryo akubwira ikimubabaje. Icya kane, icyampa ukabana maso nawe mu mahoro ye. Ese ni ryari wamenya ko ukwiriye gusenga iri sengesho nk'uko Yesu yasenze? Ni igihe umenye yuko amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mukurikiranye Mpumuriza GB Ministries. Nanone tuje kuri kamera turagira ngo tumanze tubasuhuze, tubifurize Pasika nziza. Nizere ko Kristo yongeye kuzukira muri mwebwe mukumva umucyo w'Imana. Twakiye Dr. Pasteur, muraho neza? Yesu ashimwe cyane mwe. Yesu nahimbazwe. Baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Hanyuma twari tubakumbuye. Amen. Twari tubakumbuye, turishimye ko bavuga ngo mwatwemereye. Mwatwemereye n'ubundi kugaruka mwisanga, ariko kandi ntago tubimenyera. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen. Dushima iteka iyo mutwitabye, iyo mutwemereye, mufite byinshi byo gukora, ariko mukabyemera ko muza kuri iyi kamera. Uwiteka ajya bamugisha no kuri mushumba. Kiri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbere yuko tugira ikindi kintu dutangiriraho, kiretse niba hari icyo wenda mwavuga mbere yuko musenga. Nta kindi, reka dusenge tuganire. Yego, reka dusenge, mwadusengera noneho tugatangira ikiganiro cy'uyu munsi. Mana yacu ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje kuduha uyu munsi mukuru wa Pasika, ngo twongere twibuke urupfu n'izuka by'umwana wa Yesu Kristo. Wowe waduhaye ngo abe incunguru impongano y'ibyaha byacu. Ndasenze rero ngo ubane natwe, utuyobore rwose mu byo tuvuga, kandi umwuka wera aherekeza iki kiganiro, abera bafashwe nacyo. Umuntu wese uzacyumva, ucyumva none cyangwa hazaza, kigira icyo gikora mu bugingo bwe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26 umurongo wa 39 no wa 42, harimo amagambo agira ati 39, yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko yewe nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Murongo wa 42 yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data niba bishoboka iki kindenga, ngo kereka Data ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Ikibazo hano muri iyi mirongo, cyangwa se ahari ntago nasobanukiwe, ari byo dushaka ko uza kudusobanurira nk'umushumba. Ese ni ryari wamenya ko ukwiriye gusenga iryo sengesho nk'uko Yesu yasenze? Turi muri Pasika, iki gihe ni igihe Yesu yari yegerejwe gufatwa no kujyana mu nkiko no kubambwa. Unatwinjize muri Pasika, unadusobanurira ni ryari, ni gute twasenga muri iyi minsi yo kuzuka kwa Yesu. Enda iki kiganiro wenda tugitanze tudukereho gakeya, ariko ndabizi ko imitima yo kucyakira yo iracyiteguye. Imana ibaho umugisha mushumba. Mbifurije Pasika nziza mu izina rya Yesu. Amen. Iri jambo Pasika, mbere yuko nsubiza icyo mumbajije, nibura wenda wabona hari umuntu aribwo bwa mbere agiye kumva icyo Pasika bisobanura. Ubundi iri jambo Pasika ubwaryo risobanura kunyuraho. Kunyuraho. Yego. Passover. Okay. Kunyuraho, ariko ukanyura ku muntu cyangwa ku bantu, ukanyura ku rugo cyangwa ku nzu ugamije kurukiza. Kurunyuraho ururengera. Kurunyuraho ururokora. Yego. Aya magambo dusanga mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 12, burya niho ko aturuka. Noneho rero iri jambo mumbajije muti dushingiye ku magambo hariya Yesu yavuze,
aho abantu ntibaba basenga nabi, wenda gusenga nabi kugatuma badasubizwa, siko mumbajije? Okay. Icya mbere tubanze turebe kiriya gihe yari masengesho ki. Kiriya gihe Yesu yari arimo avuga ariya magambo yari amasengesho nyabaki, bwoko ki? Kuko hari amasengesho yo kugenda ugiye kuvugana n'Imana yagutumye ko gushaka, yego, hakaba n'amasengesho yo kugenda ugiye gushaka Imana wowe, hakaba nayo twita impuruza. Impuruza, ubutabazi bwihuse, emergency. Muri kino gice cya 26 tubonamo nyine igihe gikomeye kuri Kristo Yesu. Nibutse abaduteze amatwi ko iki gihe gikomeye Yesu Kristo yanyuzemo, twebwe abera yarimo adusogongerera ku mibabaro. Kandi imibabaro yasogongeye, nk'uko mubizi, gusogongera siko kunywa rwose, ahubwo ibyo umuntu asogongeye birasigara. Wasogongera ku kibindi, wasogongera ku gacuma, ariko ikintu usogongeyeho usumaho gake cyane hagasigara byinshi mu gicuma cyangwa mu kibindi. Iyi mibabaro rero Yesu yasigaje niyo abera be bagomba kubabazwa. Aya magambo umwami Yesu yabwiye uriya mubyeyi, nyina wa bene Zebedayo bombi, Yakobo na Yohana, ubwo yaraje kumusaba ngo namwemerera abana be, umwe azicara iburyo cyangwa undi yicara ibumoso. Yego. Icyo gihe rero Yesu yaramubwiye ngo ntabwo uzi icyo usabye. Abo bana usabira ibyo ngibyo bazabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Ese bazabasha kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Igikombe rero nzanyweraho yarasa kuvuga cyari imibabaro ye. Hanyuma umubatizo azabatizwa rwari urupfu. Nibyo nyina rero yahise avuga ati bon, icyo sinagisubiza, reka mbazane ubibibarize. Arabibabaza, abibabajije barabyemera. Kandi babyemera rwose avec une fierté, babyishimiye, ubona rwose ntacyo babwiye. Ahari se suko bari banejejwe no kuba iburyo n'ibumoso kurenza igikombe. Icyo cyari kibanejeje, ariko bataramenya ibumoso hariho. Yego, cyangwa igikombe. Ibyicaro, yego, iburyo n'ibumoso ni ugukikiza umuntu nyine ngaho ndaha. Premier Ministre na yego, no president w'igihugu cy'ikirenga. Icyo bitwaye iki? Noneho yego, arabyishimira, abanezeza, ariko ntibazi ngo kunywera ku gikombe ni iki. Yego, cyonyine kunywera ku gikombe cy'umwami barumva ari ibintu byubashywe by'icyubahiro. Okay, umunsi wose nabo tuzawubatizwa kuko ni mwiza, n'ejo bundi wari kuri Yorodani Yohana kubatiza. Naho kumbe imibabaro, igikombe ni imibabaro. Yego, wazasogongeraho gusa, bita mu Gifaransa goûter cyangwa test mu Cyongereza. Yego, yego. Noneho ibisigaye byose abakiranutsi bazabyiranguza, bazabinywe. Yego. Hanyuma iby'umubatizo byo, iby'umubatizo ni ukuzemera gupfa kubw'izina ryanjye muzira ubutumwa bwiza. Ariko ntibari bazi ngo ni ibiki. Yego. Niyo mpamvu bariya bana bombi uko ari babiri, wongeyeho Petero, Yakobo, Petero na Yohana. Yego. Yego. Cyangwa se ujye uvuga uti Petero kuko arihariye, Yakobo na Yohana nk'abavandimwe. Uwabyumva yajya batwara gutyo. Iyo yajyaga gusenga buri gihe yarabajyanaga uko ari batatu. Icyo sura cyumvize kundi wumvikira mu nyirabwenge. Ndacyumvise, ahubwo ndi guhita ntekereza hari Yohana wabaga mu gituza cye. Ubwo ni babahungu b'inkuba. Ni babahungu nyine n'ubundi umwe n'uwo nguwo. Yego. Wabaga mu gituza cye. Yohana uwo mwene Zebedayo, yego, n'umuvandimwe we Yakobo. Yego. Hakaba na Petero rero mwene Simoni. Yego. Ari nawe yahamagaye bwa mbere mu gihe yatoranyaga intumwa mu gitondo, amanutse ku musozi. Aba bana uko ari batatu,
Petero ntakitumva uyu munsi twivugiye kuri aba bana uko ari babiri uko agiye gusenga yarabajyanaga batatu bonyine basa. Ni imirongo unsomeye cyangwa ushaka ko tuvugaho yego barimo buriya hera kuri 26 wumve na kuri 36 sore ibice 26 umurongo wa 36 somo twumve ibice 26 umurongo wa 36 umurongo wa 36 haravuga ngo maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge hariya. Yego. Ajyana Petero na bene Zebedayo atangira kugira ate kubabara no guhagarika umutima cyane. Bakoze. Hanyuma bababwira ngo iki? Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Haleluya. Hagarara gatoya. Yego. Hagarara gatoya. Haleluya. 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 Nubwo ntari buhatinde kubera umwanya na objective dufite cyangwa intego twihaye. Yego. Ariko abantu banteze amatwi. Yego. Mbifurije kuri iyi Pasika. Yego. Ko Yesu yabigirana hirya. Yabigirana hirya akabakura mu bandi. Akabakura mu bandi akabigirana hirya. Haleluya. Ko bifite impamvu ndende. Bifite impamvu ndende. Yego. Ntabasigamwe amatsiko kuri Petero impamvu nuko Yesu yari amuzimo ko ari umushumba uzasigarana itorero. Ariko afite ibintu amubonamo bizakosorwa no gusenga. Yego. Kuri Yakobo na Yohana azi ikintu nyina yabasabiye. Yego. Azi n'ikintu biyemereye ubwabo. Yego. Birasaba kandi gusengerwa no gusengeshwa kuko umwe azazira ubutumwa bwiza udasigara yiranguza iki imibabaro. Wazize ubutumwa bwiza ni Yakobo. Yego. Uko tubibona mu Byakozwe 12. Yego. Bamuterera amabuye. Ni Stefano ntago batera amabuye. Yego. Stefano mu gice cya 7. Yego. Ahubwo uyu ni Yakobo hasome wumve. Mu Byakozwe n'Intumwa 12. Yego. Umurongo wa mbere kugera ku wa 5 nibura cyangwa se ku wa 4. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afata abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Aha komeza hepfo twumve. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikari 16 kumurinda bane kugira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Urakoze cyane. Muri iyo minsi Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yego. Yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Yakobo arapfuye rero. Abarakiranguje. Warabatijwe. Ese niwe yishimiye bagira ngo ni umubatizo mu mazi menshi. Yego. Ati ibyo byose mbatijwe ahantu Yesu yabatirijwe byaba ari sawa. Uwa barahisirega. Yego. Yasogongeye ku gikombe bwo ryari. Gusogongera. Ese wagira ngo bamwisha tumbi yapfuye atumvise uburyo bw'inkota. None se. Okay. Inkota yinjira igihe avirirana igihe horogoma mbere y'uko apfa agaragurika yumva umubabaro yasomyeho. Ariko deja abari n'abatijwe. Ariko Yohana yarakinyoye arakinywa mpaka Patimosi arakinywa.
mu ngunguru y'amavuta arakimurya. ni ukuvuga ngo yananyuye n'icya mwene se buriya se yari nka perezida w'urukiko rw'ikirenga cyangwa yari nka minisitiri Yohana ukurikije ukuntu yakinyoye ayo magambo Yesu yamuvuzeho uriya sugira ngo umva niyo wari wicaye iburyo ngo yabaga nyine niba Petero babazaga ibintu byose byananiranye na cya gihe bavuga aya magambo noneho ariko ubonye ko yabigiranye hirya. Yego. Soma Matayo 17 wumve. Matayo 17. Yego. Umurongo wa kabiri. Wa mbere n'uwa kabiri. Haranditswe ngo iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine basa. Bonyine. Ahindurirwayo imbere yabo. Yego. Mu maso he hararabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Yego. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca inganda 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ni iryo jambo Petero yavuze naryo ubwo arigire mu byateraga Yesu kumusengera. Umuntu uzaba umushumba ahantu basengeye bakagira ibihe byiza arya ngo bagumeyo. Ubuse twagomba ku musozi bwo tumwereka kamera gute? Donc yari yajisaga vuba. Reaction ya Petero yabaga immediate. Y'uwo mwanya kandi isa n'itari mu bwenge bwo kwanaliza. Nituguma hangaha birongura iki? Yego. Nitumanuka Yesu arunguka iki? Yego. Twagiye noneho rero okay. Ariko iyi mirongo yombi mbahaye mwese abateze amatwi ni ukugira ngo mwumve ko aba bantu batatu buri gihe Yesu yabajyana. Yego. Muri iki gice wadusomeye mbere mumbaza ikibazo. Yego. Yazamukanya abigishwa bose mu gashyamba ka Getsemani abagerana bagera hitwa rega. Iri bijambo bagerana uvuga ko bafite kuzamuka no kugerayo. Yego. Hari aho rero bahagurutse naho bari bagiye. Yego. Ni nk'uko tuvuga ngo tugiye kwiherera. Yego. Tugiye gusigira ku musozi uyu n'uyu. Yego. Baragiye bagerana hitwa Igetsemani. Maze Yesu agerana n'abahitwa Igetsemani. Yego. Abwira abigishwa be ati ni mube mwicaye aha. Urankurikira neza Manuel? Yego. Mube mwicaye aha nigire hariya hirya gato nsenge. Uretse gato mbabaze ariko ni ukugira ngo mbaganirize. Muratekereza ko Yesu urumva mbere ko nsubiza ikibazo mwambajije mbanze nanjye mbabaze iki ngiki. Muratekereza ko Yesu yari atewe n'iki gusaba abigishwa ngo niba basigaye aha hirya senge? Kuki Yesu adashaka gusenga asengera aho bamwumva? Banze ubwira icyo wumva utekereza. Icyo numva ntekereza buriya mu bantu umuntu agiramo umuntu. Cyo ni kuri ngewe ni uvuga ngo abantu bose ntabwo ari kubakura ngo babwire utariko rero mpuye n'aka kabazo. Akoze cyane. Hari abo kubwira ikibazo, hari n'abo kubwira amashimwe. Niyo mpamvu numva injira hirya gato y'ako kantu uvuze kandi umuntu muza cyane. Bose uko bareba kuri iyo bigishwa be. Yego. Yesu arareba agasanga amasengesho ye amagambo agiye kuvuga. Yego. Aherekejwe n'umubabaro mwinshi afite. Yego. Ubwayo ni trauma, ni ihungabana kuri aba bantu. Yego. Ntabwo rwose bafite capacité, ntibafite ubushobozi bwo kuza kuyihanganira n'abayumva. Yego. Kandi arimo arumva nasenga ari buvuge amagambo akomeye. Yego. Cyo ni kimwe rero bigishwa banjye byo mwisigariye aha ngaha nigire hariya nsenge. Si koko? Ntaraharenga rero Manuel. Mwene data mushiki wanjye nteze amatwi nanjye ubwanjye. Ndagira mbabwire ngo
nibyo jya ubana na gurupe musenge sinkubujije, jya usenga amasengesho y'itorero ryateguye, ayakoranye niwe yiririmbamo, ariko ujye ugira umwara bosha haleluya haleluya yudukima rantraye, jya ugira umwanya wo kwigira hirya, uve mu bantu, uve mu kivunge, uve mu cyo mwakwita ikigare, va muri iyo fule, va mu gira ute wigira ahantu wenyine. Yego, amen amen. Aho tuharenge gatoya. Ndatangazwa rero no kubona mu bigishwa bose aho yigiye hirya ajyanye iyo ba batatu. Yego, haleluya, amen, haleluya, amen. Ariko aba bantu batatu Yesu ajyanye atoranyije mu bandi akabajyana hirya hariya, bo bameze bati? Bo Yesu yababonye mwiki? Nkuko nababwiye, ntabwo ari ukuvuga ko bo yababonanye kapasite intellectuelle cyangwa se spirituelle, ntabwo yabonanye ubushobozi buhagije bwo kuba bakumva ibigiye kumubaho. Yego, ahubwo nuko ibigiye kumubaho bisa n'ibizabaho amaze kugenda. Ntabwo nzi ko cyumvise, ntabwo nzi ko cyumvise. Numvise aba bantu ngiye kugirana hirya bo. Yego, ndabanza bo bibe mu cyumweru gitaha, ningira babanzirize bibe mu kwezi gutaha, bibe mu mwaka utahaza. Donc aba ngaba hari ibintu duhuje, hari ibintu dusangiye tuzasangira kandi ntibizatinda. none ntangiye kubyumva sasa. Abigiranye hirya kugira ngo babone uzababanziriza. Yego, ibimubayeho uko ahagaze. Yego, noneho nabo bazibuke yuko nk'uko ajya jambo yarababwiye ngo nawe wakubita umwungere zitazitatana, ngo kandi ngo niba barantutse, yego, ngo mwebweho nta bazabura kubatuka. Yego, ngo nibankubita namwe bazabakubita. Urumva rero impamvu ajyanye aba. Yego, bisubiremo, ntabwo ari nko ari bo yabonye babishoboye kubyakira no kubireba, ubwo nuko babihuje, ibintu bigiye kubabaho birahuye. Niyo mpamvu muri uru rugendo rugana mu ijuru Manuel, namwe mwese abaneze amatwi, haleluya, niyo mpamvu mubona ibintu bitubaho bitangana, ntibinganya ubukana, ntibinganya uburemere. Nawe urabizi ko hari ibintu umuntu anyuramo, abakristo bene se bakabatumva ibintu runaka yanyuzemo, Mana yanjye, Mana, nuko Imana igenera umuntu ibingana no kwizera kwe, gihara ntabwo naharenga. Urabyumvise? Yego. Hanyuma rero ku kibazo mwambajije, baretse gato yamare njye ku kibazo. Reba kuri 37 nyine hamwe twa Matayo 36:37. Yego, aravuga ngo ajyana Petero na bene Zebedayo bombi. Yego, noneho atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Uvuga ko bo ntabwo yatinye kubereka uko amerewe muri we. Yego, uko ari bangahe? Uko ari batatu. Bo ntiyatinye kubereka uko amerewe muri we. Icya kabiri kandi 38, maze kandi aranababwira ati. Yego, uvuga ko batatinye kubibabwira. Umutima wanjye ufite iki? Agahinda kenshi kenda kunyica. Yego, nimugume hano mubane nanjye maso nanjye. Yego, nshuti yanjye mwene data, kuri iyi Pasika icyampa Kristo akakugirana hirya. Cya kabiri, icyampa Kristo akakubonamo wazahagarara neza mu bigiye kukubaho nk'ibye. Icya gatatu, icyampa Kristo akakwizera ku buryo akubwira ikimubabaje. Icya kane, icyampa ukabana maso nawe mu mahoro ye. Ibyo bita mu Gifaransa éveillé, kukesha mu Kiswahili. Yego, haleluya, amen, ibintu ndabikwifurije. Niba buriya kuba Pawulo yaravuze ngo ndashimira Kristo wantekereje no kwizerwa. Yego, ni ukuri kugira ngo ube umwizerwa kuri Kristo Yesu.
ibyo bintu bifite aho bituruka, biterwa n'urugendo mwagendanye, amajoro mwararanye, amabanga ye ubitse. Haleluya, 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 haleluya. Petero, Oh Yesu, none se ntabwo yaseheye hariya se? Ntawe yahasize? Yahasize mushumba, ndetse benshi, mva benshi cyane bagera mu 9 n'abandi 9, kuko si bo bonyine 12 n'abigishwa. Yego, kandi icyo gihe baramaze kuba 70 barenga. Yego, mwizamuka rye yasize iryibiri bari mu cyumba bagiye kumusaba umwuka wera. Yego, none gita kuvuga ngaha aba yigiranye hirya rero. Yego, batatu bonyine. Umuntu yakwibaza ngo nizihe principe de sélection na yahe mahame yashingiragaho, nizihe ngingo yashingiyeho abatoranya ngo abigirane hirya abajyana. ubundi icyo kintu nicyo nenda kubabaza. Igisubizo ni cya kindi, nuko bazanywera kandi bakanahuza nayo imibabaro. Ibyo biraba mu gisubizo cy'ikibazo mwambajije. Ubwo nicyo ndimo nototera. Oh haleluya, icyo ndimo nototera. Kuko urumva aba bantu Petero amujyanye kubw'umugambi. Yego, yego, ngo Imana imufitiye wo kuzasigara itorero Yesu azamutse. Yego, niyo mpamvu amujyanye. Aragira ngo nibura atangira muteke mu karanya muhishe, azajya kugenda abaye umugabo uhamye wasigarana itorero. Si koko babandi bo nabo hari hantu hazanyura. Yego, niyo mpamvu agomba kubasengesha agasengana nabo. Yego, rero kuba ababwiye ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kugenda kunyica, ibintu yatinye kuvugira mu bandi akaba ari bo abibwiye. Yego, ikindi akabasaba kugumana hano nawe. Haleluya, mwagumana nanjye hano mukabana nanjye amaso. mwabinyemerera ntimusubira hirya mu benshi muri benshi. Yego, aha nikinze tukahagumana. Mana nishimwe. Amen. Mwambajije ngo ariko se buriya rya jambo yavuze, yego, yego, yigira imbere ho hato. Urakurikiye? Yego, yigira imbere ho hato. Yego, ni ukuvuga ko na ba batatu, yego, na ba batatu yagize ate yabatayeho gato. Yego, nuvuga ngo hari abasigaye, hari n'abasigaye benshi. Yego, n'abandi ajyanye hirya gatoya ajyanye batatu, n'aba batatu rero bavuyemo. Yego, ko yigira imbere ho hato. Ababwiye ngo ndacyashaka ko tujya ku kintu kivuga ngo kugeza ubwo usigara wenyine. Yego, kugira ubwo usigara wenyine. Gusigara wenyine Manuel, ushobora gusigara wenyine because you are abandoned. Kubw'umutwaro, kuko wabaye abandone. Gutabwa, kumva watawe muri wowe. Yego, ushobora gusigara wenyine kuko abantu bagiye bakuvaho bakureka bakwanga bakuzinuka. Ibyo byabaho. Yego, ariko hakaba no gusigara wenyine, kuba wenyine kuko ari wowe ubonye ko ari byo bikwiriye. Il faut que je quitte, nkwiriye kuva mu igikundi runaka, agakundi runaka, abantu runaka, umuntu runaka. Yego, nibyo nkeneye kumva iby'Imana, nkeneye abahanuzi, ariko iyo Mana ivugisha abo bantu ikamvugisha baciyemo, ndayishaka njye nayo turaba babiri. ndashaka kujya hirya gatoya. ubu byutse nzagengera uko korali yasenze. Ibi bihe byiza nzagengera uko najyanye n'abahanzi benshi. Kuki numva ko indirimbo yanjye yazafasha abantu yishyizemo abandi bane. Inshuti zanjye bene data, kandi abo bane hari umwuka nabo bazana. Murabona batangiye ari umwe, kandi icyo gihe cy'uri umwe ibintu bye byarimo amavuta pe. Yego, ariko hatangiye kubishyiriramo abantu. Yego,
yego atangira kubishyiramo abantu bigenda bipfa uzi impamvu nuko abantu ugenda ushyira mu bintu byawe ushyiramo 3 cyangwa 4 siko bose babifitiye umuhamagaro. Icya kabiri siko babyerejwe. Mu gihe wowe Imana iguha igihangano, ikugira umwigisha, ikugira umuririmbyi, ikugira umunyamasengesho, yaragutunganyije gutegura, ikugira uwo nyine. Aba bose ugenda wirundaho ubuzima bameze bate? Hari igihe baza ahubwo bakakuzimiriza rwose. Ikibazo cyabajije ngo ariko aho ntabwo haba hari ugusenga. Ni ryari ukwiriye gusenga iryo sengesho nk'uko Yesu yasenze? Yego. Ni igihe ubashije kumenya ko irimo kukubaho ari umugambi, byari umugambi. Uranyusereza uhangaho? Ndabyumvise ibyo. Tugomba kumenya ko hari ibintu duhura nabyo byari umugambi, biri planifiye. Yego. C'est un plan de Dieu. Byari mu mugambi w'Imana. Akomara kumvise? Hakaba n'ibimbaho ari attaque satanique, ni igitero cyande cya Satani. Urubyumvise? Yego. Hari ibintu uko ndi kubyumva, hari ibintu rwose bitubaho byarateguwe n'Imana ko bizatubaho. Nta hantu twabiciye. Yaririmbye aravuga ngo iminsi yanjye ngo Imana ngo yayimenye ngo hatarabaho n'umwe. Yego. Imana ijya kundema ngo ntawe yabanje kubaza. Yabikoze nk'uko ibishaka, kuko yari yarateguye, yaragambiriye ibintu by'Imana. Haleluya. Ibiri nk'ubu ngubu. Reka nkubwire, fata Bibiliya. Fata Bibiliya nkwereka ijambo nshaka ko dusoma. Sibyo? Wayifashe? Yego, ndahari muri Bibiliya. Nubundi nduva ndi muri Yohana. Muri Yohana, yego. Kabiri. Yego, Luka 22 umurongo 22. Kanze turebe Luka 22. Yego, umurongo wa 22 haranditswe ngo kuko umwana w'umuntu agenda nk'uko byamugenewe. Yego. Ariko uwo muntu umugambanira azabona ishano. Ntabwo byumva. Donc aya magambo yavuzwe na Yesu kandi hari yakoresheje umwana w'umuntu niwe wivugaga. Yego. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byamugenewe. Donc hari ibintu birimo kumubaho ariko niko byagenwa. Yego. Hagowe rero ugambanira utuma bibaho. Niba abana ba Satani baba mu rusengero ngo bafashe Imana gusarura. Yego, niko babyita. Ariko no muri Matayo 26 turahari. Matayo 26 ku murongo. Ndetse havugita ukundi kuntu rwose. Yego. Umurongo wa 24. 26 umurongo wa 24. Haranditswe ngo umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we. Urumva hari byari byamugenewe. Noneho hano byarananditswe rero. Yego. Ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravu. Oh my goodness. Umwana w'umuntu aragenda uko byamugenewe. Hari abaravuga ngo nk'uko byanditswe. Ikimana yanditse kuri wowe igomba kubaho. Ndashaka rero ko umuntu najya gusenga ni naho hava rya jambo rivuga ngo gusenga nk'uko Imana ishaka. Sibyo? To pray according God's will. Gusenga nk'uko Imana ishaka. Nshuti yanjye, ikibazo mwambaje kirakomeye. Mutibwira ko byoroshye kumenya ibyo ishaka ngo bisengeremo. Yego. Cyangwa usenge nk'uko biri. Yego. Ntabwo byoroshye kubimenya.
bivuga ngo ariko umuntu yagira kuri icyo kigero cyo gusenga nk'uko Imana ishaka. Yego, icyo gihe ikintu bisaba, bisaba ngo umwuka wera bari umusabira. Kuko haranditse mu byakozwe n'intumwa ngo twebwe ntidushobora gusaba nk'uko Imana ishaka. Ntabwo tubizi, ntituzi gusaba nk'uko Imana ishaka. Ngo ariko umwuka wera atunihira iminiho itavugwa, itagira uko ingana. Ngo ni uko Imana imenya iherereye ikumva ibyo uwo mwuka avuga cyangwa iby'iminiho yacu ivuga. Aha rero nagira ngo abantu bumve gutya, niho hatuma Pawulo abwira Abefeso ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Reka mpumurize abera, yego, bamwe umwuka abasabira batanamufite. bisinsubiza Imana iguha umugisha. Bisinsubiza. Yego, nari mfite ikibazo ari karaha karege nahoze nyandika iki. Bamwe umwuka basabira yego batari banamugira. Yego, kuko buriya kabisobanura n'ukuri kw'Imana abera b'Imana bararyoherwa. Mugomba kumenya ko hari imyaka 3 n'igice yashize, yego, Yesu afite abigishwa ariko batagira umwuka wera. Cyokora babana n'umwuka wera na nyiri umwuka. Oya, no n'umwuka wera yabaga hari babana. Okay. Soma Yohana 15 nako na 4. Yego, Yohana 14 umurongo hera kuwa 16. Haranditswe ngo nanjye nzasaba Data nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. 17 niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba ari muri mwe. Ntago ari ntayirimo, azaba muri mwe. Yego, azaba muri mwe. Now the Holy Spirit is with you. Babana namwe. But hazaba igihe abe muri mwe. Buri muntu amugire muri we. Yego. Ubu turi mu gihe cyo kugira mwuka wera muri twebwe. Nibyo nanone kubamaze kumubatizwamo nabwo kandi babatijwe ariko bamukeneye, ko ntabwo mwuka wera apfa kwihuraho mu muntu. Birasaba ngo abantu bamushake. Yego, noneho umvira ijambo rero turebe ko twagana ku gisubizo cya kabiri. Nta kibazo rwose. Abantu b'Imana, abana b'Imana, kugira ngo basenye nk'uko Yesu yasengaga, icyambere nacyuze ni ugusengera mu bushake bw'Imana. Twibukiranye ko Yesu aravuga aya magambo ababaje gutya nawe ababaye gutya, ariko biri mu mugambi w'Imana ko apfa. Yego, biri mu mugambi w'Imana ko apfa. Icyo muracyumvise neza? Yego, byari mu mugambi w'Imana ko Yesu agira ate apfa. Ndetse apfa na rupfu yapfuye. Yego, agapfa n'urupfu yapfuye rwose. Yego, yewe n'umugambanira nawe yarateguwe buriya. Nawe yarateguwe. Yego, nubwo amaze igihe mu murimo, amaze igihe mu ntumwa, nubwo nawe wese yamutoranyije ku nyanja, ariko nawe yarateguwe. Ariko azabona ishyano. Ubu biragenda umwana w'umuntu ibimubaho biragenda nk'uko byanditswe. Ariko umuntu utuma bisohozwa azabona iki? Ariko mwe urategeka kugira ngo Imana yihagarare mu ijuru ryayo ryera, igira ibintu kuvugaho, either ibikwibwirire cyangwa irihishurire n'undi munyamasengesho cyangwa undi muntu w'Imana aze kubwira ati Imana yagiretse ibi n'ibi. Yego, yenda kuzakubaho kandi bibi. Yego, naho kumbe hari n'umuntu nawe uzabisohoreshwa. Ihe niko bigenda, kuko ibyinshi Imana itubwira ntabwo biza mu biganza byacu ngo bigwemo. Hari abantu Imana itegura nko muri Yesaya 46:9 n'uwa 10:11, harimo ngo nzohereza igisiga cy'amerwe kizava kuri ariwo mugabo ufite ibyanjye nabivuze no kubikora nzabikora. Yego, noneho rero karame, ibi bintu
byitwa gusenga nk'uko Imana ishaka, yego, nibyo gisubizo cy'aho hantu mwambajije. Umuntu yabimenya ate? Gusenga nka kuriya ni ugusenga ukurikije ubushake bw'Imana. Umva ikindi kintu rero gigiye gukurikiraho, hirya yo kubumenya cyangwa se waba utanabuza kugasenga, ni ugusenga hakurikijwe iby'Imana igufiteho n'umugambi igufiteho. Mbese ni ukuvuga, ese ni ryari wamenya ko ukwiriye gusenga iri sengesho nk'uko Yesu yasenze? Ni igihe umenye yuko ibirimo kukubaho biri mu mugambi w'Imana. Icyo ni kimwe. Cyangwa ari atake za Satani, kuko Satani nawe arataka. Yego, sibyo? Ntabwo byari byarateguwe, ariko Satani yatatse, yateye. Yego, yego. Mwaba dufashe cyane. Amen. Urumva gishubije? Keretse azashyira muri komenti bakatubaza, twazabatumikira kuko Imana iracyaduteje ubuzima. Manuel, karame, uza abantu ubu ngubu bari mu rugo biherereye biyirije, uza bamuzamutse imisozi cyangwa bari ahantu mu buvumo, yego, barimo gusenga ariko badasenga mu bushake bw'Imana. Bari gusenga mu bushake bwabo, cyangwa arakuba amavi. Yego, arakuba amavi, ararira, ariyirije, arimo arasabira ubukwe bwe. Yego, yego, abona buri mu gupfa, bugenda bupfa burembera, cyangwa bwaranapfuye, naho kumbe gupfa kwabwo ni ubushake bw'Imana. none we yagiye kumusengera, ntabwo azavayo. Navayo se bwo azasanga ahubwo bikomeye kurenza uko yabisize. Ibaze n'ibinogonuka none havuyeyo, kandi arangije yitanga, azagwa cyangwa ajye mu zindi nzira. Ubundi buri mukristo yagombye gusenga adashyira ubushake bwe imbere, akagobekamo ka kantu ka Yesu Kristo kavuga ngo data ibyo ushaka bibe uko ushaka, uko ni wewe urega ugenga byose. ushaka. Niba wari ugiye kunshyiraho yenda urugara, ukaba ugiye kurukata ngo mbeho nta rugara ngira, bibe uko ushaka, kubera ko umubumbyi niwe umenya uko ikibumbano kigomba kizamera. Ndumva byaba ari cyo ngibyo. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha abantu bari mukurikirana kino kiganiro. Ndabizi ko hari aho mwavanye ibitekerezo, hari naho bigeze, hari n'ubundi buzima mugize muri Kristo Yesu. Pasika nziza, dushimira umushumba waduhaye uyu mwanya. Mushyire muri komenti mutubwire se twazamubaza ku kindi kiganiro kimeze gute, weho ni gute wabyumvaga? Ese wabyumvaga nk'uko umushumba bivuze? Ese hari icyo wungutse? Uwiteka kurebe neza kandi akwishimire, ngo ariko Abisiraheli babwirana ngo Uwiteka kurebe neza, akwishimire, akumwenyurire. Mushumba se, kiretse niba hari ikindi mwakongeraho mbere yuko musenga tugasoza, mwasenga dusengera bano bantu, mubahamagarira umwuka w'Imana ubana nabo akaba muri bo. Yego, amen. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, usengeye bashiki bacu na bene data bumvise ijambo ryawe. Ndabasabira kwigirana nawe hirya Yesu, ndabasabira ngo ujye ubazamukana, ubatambikane, bajyane, mwihererane. Kandi ikindi mbasabye umwuka wera wo kuba muri bo mu izina rya Yesu, ubabana nabo, ariko ndabasabye ngo abe muri bo, kugira ngo umuntu wese umwuka yaramenye ko amusabira, kugira ngo bihure n'uko Imana ishaka. Urakoze kubyumvise, herekeza ijambo ryawe mu gihe njye nk'umwigisha ncecetse, ariko ijambo ryawe ryo rikomeze kandi umwuka rikomeze risobanure, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen.